Repubulika ya Kivu, amakuru ateye ubwoba cyane ariko nanone ashimishije ku ntsinzi ikomeye cyane ya AFC M23. Kubera iki nanjye mvuga ngo Repubulika ya Kivu yigenga? Ibi byose nibyo tugiye kubanaho, ukamenya byinshi byimbitse muri aya makuru yacu y'aka kanya, ya tariki 27 ukwezi n'ukwa gatatu umwaka 2026. Reka nkubwire ngo niba ari ubwa mbere wari wisanze kuri uyu muyoboro mu Rwanda, reba ngo wanditse subscribe ukande kuri like, ariko nanone ku musozi wa video igitekerezo cyawe uraza kukinyuza muri comment. Nyuma y'uko Repubulika ya Kinshasa cyangwa se Repubulika ya Kongo imaze iminsi itanga ibitagira ingano mu bazungu ndetse n'ibindi bihugu mu rwego rwo kugira ngo hashyirweho ibihano u Rwanda, ariko nanone M23 ikagabwaho ibitaro bikomeye cyane Geneve mu Busuwisi, ndetse no mu nama iheruka kuba ya ONU yayobowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho byavugwaga ko uruhande rwa M23 rugomba gutegekwa rukava mu bice ibyo ari byo byose. Ku ruhande rw'u Rwanda bwo rwabwirwaga ko rugomba gukura ingamba z'ubwirinzi mu gihe FDLR byavugaga ko itakiba muri Kinshasa. Ariko nanone andi makuru yahari nuko muri Kinshasa nako muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nuko bari bagiye gukora ikintu gisa nk'ishyaka ryigenga, bagafata bara bose, bagafata twagara n'ibigarasha byose bakabihuriza mu cyitwa ishyaka rimwe. Ubwo n'Ububiligi niko bwo bwabitekerezaga mu rwego rwo kuvuga ko itakiriho. Ariko noneho aho bigeze, amakuru meza cyane, amakuru ashimishije, amakuru buri wese agomba kumva akumva ko yishimye, nuko nyuma y'ibyo byose, nyuma y'ibyavuzwe Geneve mu Busuwisi ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika babivugiwe na Masad Boulos, kugeza ubu ngubu noneho icyizere kuri M23 nyuma y'ibyabaye ikava mu bice bigiye bitandukanye, twakomeje kugenda twibaza ngo igiye kujya he, twakomeza twibaza aho yaba igiye kujya. Ariko amakuru mfite nayo nuko itazanava mu bice, ahubwo biriya byakozwe mu rwego rwo kunanura amakuru, kubera ko ngo umugambi ushobora kuba uhari ni ukuba bagiye kujya i Kinshasa. Bivuga ko rero bari kwitegura urugendo rukomeye cyane, ushobora kuba bagiye kujya gukuraho ubutegetsi bwa Kinshasa. Ariko reka tuve muri ibyo tujye kuri aya makuru yatumye nza nkubwira ngo Repubulika ya Kivu igoma nyuma y'ibitero byahabaye ndetse n'ibyagiye bivugwa na Bukavu. Kugeza ubu ngubu abazungu se cyangwa imiryango mpuzamahanga bakomeje gusimburana igoma, baza gusinya amasezerano na Repubulika yigenga, kubera ko ntago abazungu nk'aba ngaba baza gusinya amasezerano bayasinya n'inyeshyamba, bayasinyana na leta cyangwa se abantu bafite ubutegetsi buhamye. Kugeza ubu ngubu rero umutwe wanjye w'inkuru urakubwira ngo igoma hasinywa amasezerano mu bwumvikane hagati ya AFC M23 ndetse na Geneva Accord mu rwego rw'ibiganiro by'ubutabazi ndetse no gushyira imbere umutekano n'ituze n'uburinzi bw'abasivile hakurikijwe amahame y'amategeko mpuzamahanga agenga intambara cyangwa se droit international humanitaire, igamije kandi gushimangira uburyo bwo gukora no kugira imibereho myiza y'abaturage no gutanga ibikoresho mu bice bimwe na bimwe birangwamo intambara, mu bice bya Goma, Bukavu ndetse n'ahandi M23 yamaze kwigarurira iri mu bice yamaze kugeramo. Dore noneho aho iyi nkuru ibera kasamutwe, cyangwa se ubona ko ari ikintu gikomeye cyane yakomeje kugenda ishimisha abantu bose. Umuvugizi wa M23 yakoze post cyangwa se yasubiyemo amagambo yanditswe n'umuhuzabikorwa cyangwa se coordinateur wa AFC M23 Colonel Nanga. Igoma twishimiye gusinya amasezerano y'ubwumvikane cyangwa se protocole d'accord n'umuryango wa Fondation Rappel Geneva uzwi nka Geneva Accord, igamije kugira ibiganiro by'ubutabazi ndetse n'umutekano n'ituze, kongera kubaka, kurinda abasivile kugeza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibohowe burundu.
bivugwa ko uyu muryango nyine uje gufatikanya na M23 mu kurinda abasivile ndetse no kubaha ibyo bakeneye ngo ubutabazi bw'ibanze kugeza ubwo M23 izaba ibohoye Kinshasa, hubahirijwe n'amategeko mpuzamahanga agenga intambara cyangwa se droit international humanitaire. Akaba ari byo bigiye kugenerwaho nyuma y'ibyavuzwe, nyuma y'ibyabaye ku munsi w'ejo mu nama y'i Geneva mu Busuwisi, nubwo u Rwanda rwo rutatereye kubera ko wari uhagarariye u Rwanda nawe ayashimangiye neza akaga kari guterwa na Repubulika ya Kinshasa cyangwa se Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu burasirazuba bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo, cyane cyane mu bice bifitwe na M23 n'ibitero bikomeye cyane cyangwa se bombardement bari gutera mu bice bigiye bitandukanye nko mu Minembwe ndetse n'ebiruka Igoma byaguyemo n'umukozi wa UNICEF. Andi makuru n'ubundi yo nayagahinda ni mu Minembwe. Mu Minembwe umutwe wa twirwaneho uri kwamagana bikomeye cyane ibisasu bimaze iminsi biraswa, ariko no ku munsi w'ejo bikaba byarongereye akarindi kubera ko byakomeje kwica abasivile batari bake, byangiza ibikorwa remezo. Mu itangazo umuyobozi cyangwa se wenda umuvugizi wa MRD twirwaneho Nyarugabo Fidele rero yavuze ko ibi ngibi bidakwiye kandi ari ibintu by'indengakamere bikorwa nko kwitsemba cyangwa se jenoside, kubera ko uyu Nyarugabo yatangaje ko umutwe wa MRD twirwane wamagana ibisasu biri guterwa n'ingabo za FARDC hamwe n'igisirikare cy'u Burundi, bikibanda cyane cyane ku baturage b'abasivile, byamaze guteza ibyangiritse bikomeye cyane ku mitungo y'abantu ndetse no ku bikorwa remezo. Mu ijoro rero ryo ku munsi ku itariki 25 ibitero byakajije umurego na 24 aho byangije imitungo y'abasivile harimo inka ndetse bikica n'abaturage batari bake. Uyu muvugizi rero yavuze ko umuryango mpuzamahanga ukomeje guceceka mu gihe leta ya Kinshasa n'abafatanyabikorwa bayo bamaze igihe bakora icyitwa nk'itsembabwoko cyangwa se jenoside bica abaturage. Reka nkubwire ngo ntagambaye insoresha inkuru yanjye. Niba ari ubwa mbere wese ndakuru mu Rwanda, reba ngo handitse subscribe ukandeho, ukande kuri like n'igitekerezo cyawe, noneho ni muri comment. Reka nkubwire ngo ciao ciao.